Kwigisha abana usanga kenshi umwana agira atya akigenga kuko urabizi muri iki gihe dusigaye twese twirukanka dushakisha ubuzima bwo kubaho kuko watunga n'abo bana hanyuma wa mwana na bwa burere n'ibyo ngibyo urimo kuvuga nabona ubumwigisha mubwira ati nyamuneka mwana kera bajyaga batubuza gutaha bwije saa 12 ntube wakandagira udashobora kurenza ayo masaha ariko muri iki gihe umwana aragenda nyine hari gutahire n'ibyo kuko amaze kumenya amasaha ya se na nyina aho batahira akavuga ati ndapima ayo masaha cyangwa akanababesha ati dufite fete inshuti yanjye yakoze birthday ndatindayo kandi ubwo ari ahantu afitanye gahunda na mugihe batiringira Imana rero byumva inama no kumubwira ngo ihangane ariko nk'umusore usenga tugarutse ku basore iyo uri umusore usenga urambagiza ugasenga Imana irakwereka Imana ikwereka umugeni muzabyarana nyuma rero natekereje urimo kubabwira ngo bihangane ntago wabagira inama yo gukora divorce avuze niba koko umwe muri bo asenga Imana gusa wenda ahangaha akahagira uburangare akikanga yashatse uwo muntu byageze gutyo ntekereza ko yasenga Imana ikongera ikamugirira neza niba mu nda hari ibyangiriza Imana yabisana ibyo ngibyo ni ibanga ry'Imana ntawabimenya ariko twiringira yuko Imana ariyo ikora ibitangaza bidashoboka yego ibyo rero turamubwira ngo mbere na mbere yuko ushaka mbere yuko ufata iya mbere yo kujya kubwira ngo uramukunda wamwimariyemo banza senga Imana ikwereke ntabwo waba ukiranukira Imana ukorera Imana muri urwo rugero wariyeguriye Imana hanyuma Imana ikwereke ahantu hadakwiriye tubasha kwakira ni ibintu mushyiramo mbega responsibility mwebwe murayifata buri muntu agomba kugira uruhare n'undi akagira uruhare atari ukuvuga ngo ya mugabo ntabwo abasha kwihangana umugabo we ntiyagira gute rero genda wifundishe cyangwa ukoresha iki cy'abaganga baguhaye kuko jewe nta kundi meze nuko ariko bakabyara yego mbese muri make wigenda genda wirwaneho gerageza uko bishoboye kugira ngo abo bana ntagara cyangwa se umubiri w'umugore nawe witeho w'umugore nawe witeho ndumva nta gaciro bamuhaye rero biba byiza iyo bigendanye iyo batabigendanyemo umugore aragenda agakora ikimworoheye ariko biba byiza akagira ingaruka biba byiza iyo bombi babigizemo uruhare Yesu ashimwe cyane inshuti zacu bakundwa bamumuriza GB Ministries twongeye kubiyegereza tuvuga ngo amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwe aho muherereye ku isi hose Imana y'amahoro ikomeze kubanezeza kandi ikomeze kubagirira neza twongeye rero kubifuriza amahoro tubabwira ngo nikaze kuri wa murongo wacu aho tubwirana ibyurutse umutima amagambo y'ihumure dukomezanya mu rugendo rero waba urwaye waba ubabajwe n'ibintu runaka turavuze ngo murakomera Imana yawe irakuzi kandi izakugirira neza ibyo ngibyo ubona nonaha ejo bizaba byarangiye ejo bundi buriya igihe cy'Imana iyo kigeze biratungana rero tubifurije amahoro tugiye gusenga muri aka kanya twongeye kugirirwa neza kubona umutumirwa wacu ni inshuti yacu ni inshuti yanyu mushaka mumenyereye hirya no hino avuga ubutumwa ni umupasiteri ubwo muraza kumwumva neza abibwira hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka dusenga Imana data mukunzi mwiza turagushimiye urera kandi urakiranuka utugirira neza uko bukeye uko bwije mwami wanjye ishimwe ni iryawe ntacyo twavuga ngo ikindi tukireke uretse kuvuga ngo kugira neza kwawe mwami turakubona kandi tukabyumva yuko uri kumwe natwe ijambo ryatubwira ngo ntabwo uzadusiga twenyine uzadusiga nk'imfubyi rero n'uyu munsi turi amahoro turi bazima ku bwawe wemeye tugaruka muri iyi studio kugira ngo tugukorere muri ubu buryo watanze muri ubu buryo wemeye bubaho bw'ikoranabuhanga tukabwira abari kure n'abari hafi tubabwira ihumure rero dusengeye umukozi wawe kugira ngo umuhe umugisha umugirire neza amagambo agiye kutubwira reka baturutse kuri wowe mwami kugira ngo n'abaryumva bahumurizwe bakire ihumure ku mitima yabo turagushimiye ko gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen umwami abaha umugisha rero muri studio dufite umutumirwa wacu reka musabe abibwire amazina ye uwo ari we hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu n'ikaze murakoze cyane
amazina ni Pastor Mary Sano, abenshi bamenyereye no ku kazina ka Nyagato. Akazina kanjye nako ndi umushumba muri itorero rya Seripari, aba ariho duteranira n'umumama ufite umutware n'abana 4. Imana duhana umugisha. Amen, amen. Mwamwumvise rero ko yitwa Mary. Nge hari akazina rero nkunda kumwita kitwa Twin. Afite impanga ye, igihe kimwe Uwiteka nabitugenzereza neza, iyo mpanga ye tuzayitumira nayo ize hano. Rero ni abantu twakuranye, tuziranye, tukiri abakobwa, turi abakozi b'Imana kugeza n'uyu munota, tugikorera Imana kandi twiringiye ko ari Imana ya kera n'iy'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Rero kuko tubyiringiye gutyo, ntago dushidikanya ko tuzakomeza tukabana nayo kandi ikadukoresha uko ishaka. Rero Mary twamutumiye kugira ngo aze tuganire nawe. Amaze igihe mu murimo w'Imana, ni umupasiteri mwabyumvise, akorera Imana mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero twifuje kuganira nawe ku magambo tujya tukibaza ngo ariko ibi bintu byagenda biti, ariko ibi bintu ese ni ikihe, twabikorera iki, ese tubirekere gutyo cyangwa twahamagara ababifitemo ubumenyi bakaza bakatubwira batoya si uko bikwiriye kugenda, ahubwo dore byagenda gutyo. Rero abatumirwa bacu baratubwira bakatwigisha, ari ubumenyi ibyo bize, ari experience bagenda bahura nabyo mu bantu bagenda bagira inama kuko baba bafite counseling. Rero tugiye kuganira na Mary tumubaza ku bintu bimwe mujya mwibaza, tukabiganiraho rimwe na rimwe, ubundi tukabinura igisubizo, ubundi mukaganira mukabisigaho, nimugire icyo mubikoraho. Hanyuma rero hari ijambo ry'Imana abantu bajya buriraho Pastor Mary, hanyuma bakavuga ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo mugende mubyare, ngo mwororoke, ngo mugwirize. Noneho ugasanga abantu bamwe babifashe nk'impamo, bavuga ngo nuko ijambo ry'Imana ritubwira, reka noneho tugende tubyare. Abantu bakabyara adafite aho gutungira aba bana, adafite n'ikibatunga, adafite ikibatwara ku ishuri, nta na kimwe. Gusa akavuga ati ijambo ry'Imana rimbwira kubyara. Imana yamufungurira indi byara akabyara. Ni ukuri agasanga yujuje isi, wa mugani yego yayuza yose ngo ayimare, ariko byonyine no kubura aho uryamisha abana bawe ni ikibazo. Niba ufite inzu y'icyumba kimwe, abana mwese murakwirwa, mugasanga umuntu afite abana 10 na bangahe, kandi ntabwo afite ubushobozi. Abafite isi ariko adafite inzu. Hanyuma ukibaza se uyu muntu namugenzane, mbese ni iyihe nama wamugira? Iri jambo ritubwira kubyara tukuza isi, ese uko ni ukubyara nk'uko tubyumva, cyangwa hari ikindi Bibiliya yari irimo izimizi? Ese twabyitwaramo gute? Ni iyihe nama twagira abadukurikira? Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane Gorete. Iki ni ikiganiro cyiza kitajya mbese kivugwaho rumwe n'abantu batandukanye. Ihora ari nibuye, navuga ngo ni nk'ibuye risitaza, kuko benshi barisitaraho bakabyara cyane, abandi bakarisitaraho bakariyoberwa, abandi mbese ni ibuye rigirwa impaka, wa mugani nka rya jambo rero muri Bibiliya, rigirwa impaka n'abantu benshi. Ariko icya mbere cyo nkunda nuko Imana yaduhaye ubwenge. Icyo kintu ni wo mutungo wa mbere, mbese ubwenge bwo guhitamo igikwiriye. Reka no kuvuga ngo ikibi ni icyiza. Kuri iyo ngingo reka mvuge ngo igikwiriye, bitewe n'uko umeze, bitewe na context yawe, bitewe n'aho uri, bitewe n'uko Imana yakuyoboye, ariko ugashyiramo nicyo kintu turusha inyamaswa rwose. Tukabyara ariko tugakora judgment, tukavuga ngo ese aba bana bari mu bushobozi bwanjye, ese uru rubyaro rurankwiriye cyangwa rurengeje ubushobozi bwanjye. Naho ibyo kuvuga ngo Imana yakuzibuye indi byara, ukabyara utazi, mbese ubwo se twaba dutandukanye n'izindi nyamaswa. Inyamaswa ibona, niba nabyita ko ari ugutwita cyangwa se nabyita iki, ibona gusa isama inda, uko ibyaye ntumbaze, aho abana bayo bagiye ntibiteho. Naho ugasanga ni ikintu kiyoberanye. Se tuzatandukanira hehe n'izo nyamaswa cyangwa se ibindi bintu bitabasha kugira ubwenge bwo kugira amahitamo, kuko twe dufite
ubwenge kandi tubasha kugira amahitamo. Rero mu by'ukuri iryo jambo nubwo ryanditse gutya, ariko ijambo ry'Imana ridusaba kugira ubwenge. Ntabwo ntekereza yuko Imana yavugaga nitubyare uba dushyira abana aho ngaho. Icyo nashaka kuvuga ni uko twebwe dufite ubwenge, niho dutandukanira na za nyamaswa, niho dutandukanira n'abantu wenda batabasha gutekereza bitewe n'uko bafite impamvu zituma badafite n'ayo mahitamo. Ariko niba ugize amahirwe Imana ikaguha umugabo cyangwa umugore, ariko ukaba ufite ubwenge bwo guhitamo, ubasha kureba ibikugose, ubasha mbese kwapurika ubwenge mu byawe mu rugo rwawe. Reka kureba hirya, tera iwawe uvuge ngo urugo rwanjye, inzu yanjye, mbese n'ibyo ngaburira abana ndabifite, ese aho mbashyira ndahafite, ese mfite ubushobozi bwo kubigisha, ese mfite ubushobozi bwo kubagurira mituweli. Ntitukamere nk'abantu bashobora kubyara abana ngo abandi bazarere, nk'ayo ya mazina numva ngo munderere, ngo kubyarira abandi, ngo Imana izarera, harera Imana, amazina nk'ayo y'amagenurano atewe n'uko ibintu byatugwiririye kandi dufite ubwenge. Aricyo kintu umwuka w'Imana abanza kuduha, abanza kuduha ubwenge bwo guhitamo gikwiriye. Rero ntizimye mu magambo Goreti nk'uko warumbajije, icyo kiganiro nako iryo jambo ryagenewe abantu gushyiramo n'ubwenge, ntabwo ari ugupfa kuyora uko ryakabaye. Ibintu byose tugiye tuyisoma tukabifata gutyo tudasesenguye, hari ubwo ujya no kubikora ukabona ntibikunda. Rero ababyeyi bagendeye kuri iryo jambo bakabyara mpaka ntazabona umuntu wagendeye kuri iryo jambo, mubyare mwororoke mwuzurize isi wayuza. Nubwo wajya gute isi ntiwayuza, ariko no kujya kuyuza ntabwo byakorohera. Ushobora kuyuzuza abana bashonje, ushobora kuyuza abana badafite mituweli, bambaye ubusa, abana batiga, ubwo se waba uhesheje Imana icyubahiro? Ntekereza yuko icyo dukora cyose, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugikore kugira ngo giheshe Imana icyubahiro. N'ababona urubyaro bajya bashima Imana bati koko uyu muntu afite umuryango uhesheje Imana icyubahiro. Ariko umuryango uza kubera badeni abandi rubanda, kandi wowe usa naho utabitekerezaho, ntekereza yuko bitari byo. Twifashisha ijambo ry'Imana numva rikwiriye muri iki gihe. Iyo dusomye mu Itangiriro tubona yuko nubwo iri jambo ritatwereka neza ko Adamu na Eva bakoze family planning, ariko hari aho ujya kubona ukabona hari icyari cyarabaye. Barabyaye Kayini na Abeli, noneho Kayini aza kwica Abeli. Ubwo bari bafite abahungu babiri, kandi utekereza yuko ntabwo bari bakiri abana batoya, kuko bavuga yuko umwe yari umuhinzi, undi ari umworozi. Bivuze ngo bari abana bamaze gukura, bari bafite abahungu babiri. Noneho iyo dusomye ibice 4 umurongo wa 25, ahangaha Kayini yari amaze kwica Abeli. 25 avuga ngo Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana ishumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Urabyumvishije? Inshumbushanyo ije mu gihe gikwiriye, ariko mu gihe cy'abana bamaze kuba adults. Urumva yuko niba ari Imana yabikoze automatically, cyangwa se ari bo babisengeye, cyangwa se hari icyari cyarabaye, wenda Imana ibona yuko abo bantu ari bo bakwiriye urwo rubyaro, ariko byagombaga kuba bijyanye n'uko bameze. Ntabwo tubona bafungisha urubyaro cyangwa se ngo baruhagarike, ariko harimo ikintu cya pose cyari cyarabaye. Noneho umwana umwe apfuye, biba ngombwa yuko umugabo yongera gutwika umugore w'inda, abyara umwana w'inshumbushanya. Aha rero harimo ikintu cyabaye, harimo pose yabayemo. Iri ni ijambo ryiza cyane nkunda. Niba ari Imana yabakoreye family planning cyangwa nibo bari barabishyizemo ubushake bwabo, ariko urabona yuko babyaye undi muhungu witwa Seti, ariko tubona yuko abana bari baramaze gukura ari adults. Umwana ubasha kujya guhinga n'undi akajya korora, bari abantu babasha gufata n'ibyemezo. Ukuribuka yuko Kayini
ajya kwica Abeli, Imana yaramaje ati wowe ubwawe urakora ibiki n'iki kiguteye kurakara, kugirira ishyari mugenzi wawe, nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudabasha gukora ibyiza ikibi cyituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe, kandi niwe gishaka, ariko ukwiriye kugitegeka. Iyo ngingo yo gutegeka turayifite, cyaba ari ikibi, rwaba ari urubyaro, dufite Imana yamwerekaga yuko afitemo capacity ya decision making, ngo mubasha kugitegeka. Bivuze ngo rero mu byo dukora byose harimo ikintu twebwe cy'umutimanama cyo kubasha kureba situation ukuntu iteye, tugakora bitewe n'ubushake bwacu n'ubushobozi bwacu. Turakoze cyane. Amen. Ndumva wa mugani duhereye kuri iri jambo wadusomeye mu itangiriro, bigaragara yuko nabo ubwabo ntabwo babyaye ngo buzize, kandi bari babishoboye, bari kubyara wa mugani bakuziza, ariko barabyaye bo bashoboye kurera, bararekera aho. Twabonye yuko abana babo ntabwo ari benshi. Rero mu gihe abatubanjirije baduhaye urugero, ese twebwe twumva yuko twabyara tukuziza, kandi n'iki gihe bo bari bafite n'ibintu, bari bafite ubwo butunzi, bari bafite urumva, bari bafite ubwo bworozi, bafite n'ubuhinzi, rero bari babayeho neza. Bivuga ngo n'abo bana tugomba kubabyara dufite aho icyo tuzabareresha uko bazabaho. Rero nshingiye kuri iki kintu turimo tuvugaho Mary, hari ubwo ujya kubona ukabona umugore n'umugabo, ubu turimo turavuga ku muryango, kororoka k'umuryango, ariko noneho hari igihe usanga umugabo n'umugore bagiye gushakana, cyane cyane mvuze ku ruhande rw'abagore, none ugasanga kubera iyo family planning noneho nayo ifite ikibazo. Family planning ni nziza, kutabyara ngo ugwize rwose yuzuye isi, ni byiza kugira igitekerezo wavuga uti reka ariko mbyare bano bana nzabarere gutya, nubwo buryo bwose kurera ari Imana niyo iguha ikaroga n'ubwenge ukuntu uri bubarere n'ukuntu uri bubakuze. Ariko noneho hari igihe usanga umudamu aragiye akundanye n'umusore, umukobwa akundanye n'umusore, ariko uwo mukobwa yaraciye mu nzira nyinshi, noneho ugasanga yakoze family planning atari yashaka official ngo ajye mu rugo abane n'umugabo we, agakora iyo family planning, noneho yagera mu rugo bikanga. Simvuga yuko abo byanga baba barakoze za family planning, oya, hari uwo byanga nyine kubera umugambi w'Imana, igihe kikazagera bigatungana. Ariko hari umukobwa agenda agakora iyo family planning, noneho na cya gihe yavuze ati noneho ngiye gushaka umugabo, yagerayo bikanga, akaba ari ibanga ryibikiye, atabwiye n'umugabo niwe ambwiye ati dore nakoze ibi n'ibi kandi ndabona nazabyara, akagenda akagerayo yibitsemo ka kantu. Ibihe umugabo akabaho bazi ngo bazabyara, igihe kigashyika umudokiteri akazafindura yuko umukobwa yakoze family planning kera, ariyo mpamvu batabyara. Umugabo bikamutera ikibazo, agakora na divorce, avuga ati kubera iki wambeshye, kubera iki utambwiye, kubera iki, ugasanga induru zirabaye, ubwo bararusenya. Ese aba bantu bo bakoze family planning mu buryo butari bo hari icyo mva wababwira? Icyo nababwira, icyo navuga, ubwo aho umuntu abasha gukora family planning atarashaka, ubwo navuga yuko mu by'ukuri aba yaratannye, yaragiye mu ngeso mbi, mu ngeso z'ubusambanyi. Rero akabona yuko nta bundi buryo yakwifashisha ndetse kujya muri family planning, ariko ubwo twe turavuga mu buryo bwa gikristo. Tumaze kubera umurimo wa counseling, tugenda duhura n'abantu, twumva n'amakuru, dukora n'ubushakashatsi, ujya ugasanga abantu benshi, urumva amakuru ugakusanya. N'uyu murimo wa counseling dukora, hari ubwo twumva ibintu bikomeye, kumva nk'umuntu yakuyemo inda atari yagira gute, yatarashaka, noneho yazashaka no kugira ngo abone urubyaro, ukabona ni ikibazo gikomeye. Gukuramo inda ubwo bayishe, ariko noneho iki kintu umva ukuntu bimera, agatwita atarashaka, ariko yashaka n'iyo nda yarayikuyemo n'urubyaro rukabura. Hari ibintu byinshi cyane bidasobanutse, ariko akenshi na kenshi uburyo twitwara mu mibereho yacu nabyo hari ubwo bitera ikibazo. Ntiwamenya n'ubwo buryo yayikuyemo, niba hari n'ibyo yangije byahungabanyije mu nda he, inda ibyara ye, ntiwamenya. Ariko wumva ayo makuru, ukumva umukobwa yakuyemo inda atarashaka,
yakoze icyaha, yarasambanye, aratwita akuramo inda, ariko yagera mu rugo noneho yashatse bikanga. Rero inzira mbi abantu bayikoramo impanuka nyinshi, navuga ko ari nka za agisida ziba zabaye, ariko ntabwo njyewe mvuga nk'umukozi w'Imana, ntabwo byemewe ko umukobwa warezwe, umukobwa wagize uburere, wakuriye mu muryango, akwiriye kujya muri family planning atari yashaka. Ese uba ushaka y'iki muri family planning? bivuga ngo n'ubundi noneho bivuze yuko noneho ukora ibyo ushaka, wibanira nk'abagabo nk'aho washatse kandi utarashatse. Rero icyo ni ikintu twebwe nk'abakozi b'Imana tugaya, kuko umwana w'umukobwa akwiriye gutegereza agashaka, kuko haba harimo ibintu byinshi bikomeye mu buryo bwo kurinda kutabyara. Rero niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kuvuga ati reka ntegereze nshake nzabyare, reka ntegereze ndetse kwiyandikisha izi nzira. Umukobwa uretse n'agakiza kaduhaye gutinya icyaha, ariko no mu muco twakuze twumva yuko izo ngeso utagomba kuzijyamo nk'umwana w'umukobwa utari washaka. Urategereza ukihangana ukazashaka. Rero inzira zo guca muri za panya, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nupfumura urugo ngo inzoka izakurya. Iryo jambo riri mu gitabo cy'umubwiriza ngo upfumura urugo inzoka izamurya. Igihe cyose uciye mu nzira ya panya hari ubwo uhurirayo n'ibyaha, hari ubwo uhurirayo n'ikintu. Rero ibyo byo ndabigaya, ni n'ikintu ngaya cyane kuvuga ngo umwana w'umukobwa yagiye gutangira gufata piruzi cyangwa ibinini. Ziriya piruzi hari izo bafata guhera ku munsi wa mbere, ubuzima bwe bwose yazagerayo akaba inda yarayangije, ntabasha gusama. Mfite ingero nyinshi, hari abagiye bampa ubuhamya, hari abagiye banganira, ariko akubwira yuko yafashe nk'ibinini akiri mutoya kubera yuko atabashaga kwirinda. Rero ingeso yo kutirinda, mu mbuto z'umwuka wera ku ijambo ry'Imana tubwira habamo n'imbuto yo kwirinda. Rwose iki kiganiro Mpumuriza gishingiye mu muryango wa Gikristo, niko ntekereza, ni ministry ya Gikristo. Tuba tugomba no kwinkariginga abantu kugira imbuto z'umwuka wera, bakera imbuto. Imbuto irimo ngo z'umwuka wera harimo no kwirinda. Umuntu aragomba kwirinda, agategereza igihe nyacyo cyagenewe cy'urushako, kugira ngo noneho abashe kugenda ataranahungabanyije ibyo mu nda ye n'uburyo yabasha gutwita. Naho ugasanga rero akenshi na kenshi abantu bari mu ngaruka z'ibyo baciyemo. Ni ingaruka rero nta kundi kuntu wazirinda, nta kundi kuntu umuntu agomba kugira gute ngo guhura nabyo. Hari ubwo utabona uko ubikontrolinga, kuko turabibona sigeze habi abakozi b'Imana bamaze iminsi babyigishaho. Uhaguruka ukajya muri family planning ni ibintu biba bitumvikana, ariko urajya muri family planning utarashaka, bivuze ngo inzira zawe ntabwo zigororotse. Ariko dusaba Imana twigishe n'urubyiruko rwacu, babyeyi twigisha abana, turinde abana, tubarinde ibibi, bareke gutana, bareke kwangirika, tubigishe inzira zo kubaho neza badahungabanyije urubyaro Imana yabahaye, nabo ubwabo kandi batishyize muri risiki, badashyize muri risiki amagara yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze cyane, ngira ngo icyo ngicyo ndumva aricyo nakivugaho. Urakoze cyane Pastor, ntabwo bikwiriye. Wari uvuze ku babyeyi bo, tubabyeyi twigisha abana, usanga kenshi umwana agira atya akigenga, kuko urabizi muri iki gihe dusigaye twese twirukanka dushakisha ubuzima bwo kubaho, kuko watunga n'abo bana, hanyuma wa mwana na bwa burere n'ibyo ngibyo urimo kuvuga nabona ubumwigisha mubwira ati nyamuneka mwana kera bajyaga batubuza gutaha bwije saa 12 ntube wakandagira udashobora kurenza ayo masaha. Ariko muri iki gihe umwana aragenda nyine hari gutahire n'ibyo, kuko amaze kumenya amasaha ya se na nyina aho batahira, akavuga ati nrapima ayo masaha, cyangwa akanababesha ati dufite fete, inshuti yanjye yakoze birthday ndatindayo, kandi ubwo ari ahantu afitanye gahunda na mugenzi we. Rero babyeyi duhaguruke, nta kindi cyabiduhesha no kubimenya ni ugusenga. Kandi hari umuntu umwe twize tuganiraho, umubyeyi, ubwo ndakibuse, arangije aravuga ngo mwiririre ngo njyewe mfite abahungu nta kibazo. Ndamubwira ufite abahungu nta kibazo,
none se urose umukobwa inda bayitewe nande n'abayitewe n'uwo muhungu none se uwo muhungu wawe n'abikirara akagenda abyara aho abonye hose abo bana we ntibazakuzira ngo nta kibazo abana nzabarera ukumva ababyeyi dufitemo natwe ikibazo ukumva bitakureba yego ni uko utabiha agaciro ngo uhe agaciro umwana wawe twakuze twumva ko umukobwa agomba gushaka agasabwa bukwe mbese rwose bakamusengera umugisha wa kibyeyi rero bene nk'uwo mubyeyi yatekereza atyo aba afite ikibazo gikomeye cyane ntabwo aba ahaye umwana w'agaciro uretse n'uw'abandi ariko uravuze uti babyeyi twigisha abana bacu tubahe bugufi tubahereze ingero nziza tubabere urugero bavuga bati nanjye ndagenda nk'uko mami cyangwa se mama yanyigishije cyangwa se papa ukuntu yanyigishije ndagenda niyo ariko noneho wa mukobwa aragiye ageze ku mugabo yarabigenje atyo ese uwo mugabo uramubwira iki kandi bimaze kumenyekana urabizi ibibazo bijya byaduka mu muryango bikabanza bigasakuza ni mubyara noneho umugabo nawe ubwo akaza kwibonera yuko koko wa mugore agize ati atabyara yarifungishije kera byararangiye ntacyo ese uriya mugabo uramuhereza ihumure riye uramubwira divorcing ajya gushaka undi mugore uramubwira ngo ihangane buriya uwo muntu uramubwiraho iki ntabwo namubwira ngo divorcing ariko ni ukugusha ishyano ni ukugusha ishyano kubona ibintu bitaraguturutseho ukaba uzi ngo urashatse nk'uko abandi bashaka ukajya kubona ukabona uyobeye umukobwa wagiye muri family planning akiri umwana ndetse ahubwo akiri no mu ishuri atarageza n'igihe ahubwo wavuga ngo wenda agejeje n'imyaka yo gushaka nubwo atarashaka ariko hari utangira kare ari no mu ishuri muri za segonderi haba harimo abana wumva bayobye wumva b'ingeso mbi ukabona neza abana bari mu biganiro bibi wakumva udutsiko turi ahantu ibyo baganira ukumva koko abantu barataye umurongo rero umugabo wahuye n'umugore nk'uwo nguwo cyangwa se uri murambagiza ariko atabizi azi ngo arimo ararambagiza umukobwa mwiza ku isura ararambagiza igihagararo nuko yazajya gusanga agasanga yashatse umuntu w'umugore wibereye aho ngaho ahubwo noneho waniyangije wafashe ibyo bintu kuko iriya miti irinda gusama igira imisemburo ishyira mu mubiri n'abaganga bose barakubwira n'abadamu bashatse bashaka kugenda baringaniza urubyaro umuganga arakubwira rwose akakubwira ati rega ibi byose umuntu ashoboye kwirinda akabasha kugira uburyo uri nacyo abasha kwirindamo cyangwa se gukontrolinga urubyaro ibyo byaba byiza naho ibi byose byaba icyitwa iki byose ni ibintu biba bitari ibintu byiza noneho bituzanira ingaruka hari ibigenda bikazana imisemburo mu mubiri ugasanga noneho n'igihe ushatse gukurikiza wenda ufite abana wenda bigiye haruguru uvuga uti nzakurikiza mfite umwana wanjye afite imyaka 3 cyangwa 5 ugasanga hiyongereho nk'iyindi 3 bakakubwira bati ubu buryo wakoresheje bwasize imisemburo ntirarangira uko ugiye kubaza kandi ubwo wenda ufite abana 2 cyangwa se ufite 3 urashaka kongeraho undi ariko wihaye igihe noneho umuganga akakubwira ati ibi bintu bifata igihe kugira ngo bishire mu mubiri wongere kwirema ubashe kuba wasama urumva rero mu by'ukuri nitukora assessment neza tukareba imbyaro z'iki gihe kuki muri iyi minsi ibintu bisigaye bigoye ni ukubera iki biterwa n'izo nzira kubera ko muri iyi minsi usanga abantu baratanye cyane bari iterambere niba ari amafaranga ariko hari ibintu bimeze rwose abantu bamaze imitwe imaze kwangirika imitwe imaze gushyuha abantu bagituje ntabwo batuje barashakisha amafaranga nk'abayataye niko barashakisha amafaranga barashakisha iraha ry'uburyo bwose kwinezeza mu buryo bwose rero ugasanga nabyo bifite ibintu byinshi byije byikoreye ugasanga none umwana w'umuhungu wikuriye ashaka kugira ngo azareme umuryango abyara abana ugasanga bimushyize mu bukererwe bimujyanye wenda n'urwo rubyaro yararwishe burundu ntiwamenya hari n'abo numva batangira gukuramo inda bikaba accident muri iyo process bikaba na ngombwa yuko bakuramo na uterasi ugasanga noneho kibaye ikibazo cya burundu baye umutwaro ugiye kugereka ku mwana w'abandi wirinze rero icyo namubwira ntabwo namubwira ngo na divorcing
ni ugusenga. Twebwe tuba tujya inama nk'abantu b'abakozi b'Imana, nambwira ngo ni ugusenga Imana igaca inzira, abo batarahura n'iryo shyano basenga Imana, ariko abakiri bato bitonde bamenye ni bande kurambagiza kugira ngo bashake, ni bande ugiye guca mu yihe nzira. Abantu birinda ariko bari maso. Rero mu by'ukuri ni ikintu kitari cyiza, ariko abagabo byanze bikunze bibageraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga ni ujya kumva yamutaye yagiye gushaka undi kuko arashaka urubyaro, ukumva yagiye kubyara hanze ariko aracyafite arabana n'uyu, ukabona nta kwizerana kukirimo, bagatangira guterana amagambo, induru zikavuka mu rugo, ni wowe wabikoze, ni wowe wabiteye, waciye aha n'aha, ugasanga abantu batangiye kugira umwiryane, urugo rutangiye guhungabana, hinjiyemo imiyaga n'ishuheri, bitangiye guhungabanya urugo rubuza amahoro, rubuza umutekano. Burya akenshi bibuza umutekano ni byinshi biba bituruka henshi, n'iyo ngingo nayo yavamo. Imana iguha umugisha cyane. Icyo nkuyemo ni uko gusenga ari rwo rufatiro rwo kubaka urugo, na mbere ya byose urambagiza. Ubwo twabwiraga mu biringira Imana, batiringira Imana rero byumva inama no kumubwira ngo ihangane. Ariko nk'umusore usenga, tugarutse ku basore, iyo uri umusore usenga urambagiza ugasenga Imana irakwereka, Imana ikwereka umugeni muzabyarana. Nyuma rero natekereje urimo kubabwira ngo bihangane, ntabwo wabagira inama yo gukora divorce. Navuze niba koko umwe muri bo asenga Imana gusa, wenda ahangaha akahagira uburangare akikanga yashatse uwo muntu byagize gutyo, ntekereza ko yasenga Imana ikongera ikamugirira neza. Niba mu nda hari ibyangiritse Imana yabisana. Ibyo ngibyo ni ibanga ry'Imana, ntawabimenya, ariko twiringira yuko Imana ariyo ikora ibitangaza, ikora ibidashoboka. Yego. Ibyo rero turamubwira ngo mbere na mbere y'uko ushaka, mbere y'uko ufata iya mbere yo kujya kubwira ngo uramukunda wamwimariyemo, banza usenge. Senga Imana ikwereke. Ntabwo waba ukiranukira Imana, ukorera Imana muri urwo rugero wariyeguriye Imana, hanyuma Imana ikwereke ahantu hadakwiriye. Rero ari abakobwa ari abahungu turabwira ngo nimusenge Imana, kandi nta mpamvu yo kujya muri izo ngeso mbi, nta mpamvu yo kujya mu busambanyi ukiri umwana muto, nta mpamvu yo kujya gukuramo inda. Niba binakugwiririye, emera n'iyo nda uyibyare, emera uyibyare, Imana izagufasha. Kandi si ukuvuga ngo ugiye kubaho kubyara gusa, kujya ubyara utyo. Oya, niba uwo muntu waguteye inda yemeye mukabana good, niba atabyemeye kandi rero uwo mwana wawe Imana izabigufasha mu gukora ibyaha bibiri byo kujya gusambana kandi no gukuramo inda. Imana rero ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Mukurikirane, mwumve, mugishe inama. Nubona hari icyo waguririye, hari abo bijya bigwaho nari nekereje, hanyuma yarangiza agahitamo kujya gukuramo iyo nda, akabikuramo akavuga ati reka batazava banabimenya, ntabwo nabona honje. Ibyo bikunda kubaho kubera ko abantu barahahamutse, cyangwa se iyo umuryango abonye aguweho n'icyo kintu, aho kugira ngo uwo muntu bamwiyegereze bamuhereze ihumure, baramwirukana akagenda. Kandi abo ni ababyeyi. Si umubyeyi ari umugabo ari umugore, wo wababwira iki tugera ku musozo wacu? Icyo nacyo nyine, iyo ikibazo cyagwiririye umuntu, solution ntago ari ababyeyi, kuko uyu muntu yagize ibyago agatwita, kenshi na kenshi n'amagara ye burya bari muri risiki. Uzumve nawe uri umugore w'umugabo, gutwita byonyine ni ikintu kiba kitoroshye. Noneho ugize kuba utabasha gutanga ihumure kuri uwo muntu, ndabizi koko ababyeyi birabaremerera, ariko noneho na wa mwana uri mu nda arahungabanywa nawe, uko utoteje wa muntu watwite, n'umwana ihungabana rimugeraho. Akenshi na kenshi biraba cyane, ugasanga umwana avutse afite ukuntu yabaye affected, kuko igikora kuri nyina gikora no ku mwana. Ndabizi ko biremerera ababyeyi, ariko ababyeyi abantu bamenye Imana bakwiye kwihangana. Maze kubona abakobwa benshi yagize agisida gutyo adasanzwe, ari no muri iyo mico, ariko agakora agisida ukabona aratwite, ariko nyuma y'igihe yazihanganira mu Mana, bigaragara yuko itari ingeso ye, ariko yaracitswe cyangwa se yarashutswe, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'abo bafata ku ngufu, hari ibintu bigwirira abantu bitandukanye, ariko iyo atari ingeso, bene uwo muntu akihanganira mu Mana. Nagiye mbona abo bana bashyingirwa,
nagiye mbona cyane bacutse abana bagasubira mu mashuri kandi bakagira gute bakabaho neza. Ni benshi, ingero zirahari, nawe ibyo ari byose urazizi. Iyo umuntu yihanganiye mu Mana atari iyo ngeso ujya kubona ukabona Imana imugiriye neza, kandi wa mwana si we kibazo. Rick Warren mu gitabo cye yavuze ngo umwana ntabwo ari accident, ntabwo ari impanuka, ngo Imana yari izi yuko ababyeyi bashobora gukora amakosa, ariko umwana wavutse ntabwo wari impanuka, ntabwo yavutse kubw'impanuka. Rero umwana ntagafatwe nk'aho ari ikibazo, nk'aho ari kizira, nk'aho ari accident yaguye. Imana yari izi icyo bita human error, amakosa y'umwana w'umuntu, ariko umwana wavutse we ntabwo ari impanuka. Burya abana baba victims cyane, ariko mu by'ukuri nta ruhare aba yabigizemo, aba yagiye kubona akabona yaje ku isi. Umwana waje ku isi rero nk'abantu bamenye Imana, ndabizi mu muco ntabwo ari ibintu byoroha, ariko nk'abantu bamenye Imana tuba dukwiriye kwihanganira mu Mana, tugashyira mu gaciro, ntiduteze ibindi bibazo mu bibazo byabaye. Ukabasha kwihanganira mu kibazo ugakomerera mu Mana. Tubona ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi yikomeza ku Uwiteka. Hari ijambo ryo kumva ko nta karege wabonera mu bantu, igisebo cyakugezeho, ariko iyo uri umukristo wamenye Imana wihanganira mu Uwiteka, ukikomereza ku Uwiteka, kandi Uwiteka akaguha imbaraga. Iyo ugambiriye kurengera na wa mwana wavutse, kutamwica kuko si we wamuremye, si we wamuzanye ku isi, ugashyira mu gaciro nk'umukozi w'Imana. Imana igenda ica inzira buhoro buhoro, wa mwana akabaho, wa mwana ndetse akazaba n'umugisha. Ariko turabizi yuko ari ikintu kiremerera ababyeyi iyo habaye impanuka nk'iyo ngiyo. Tujye rero byose ni ugusenga abana bacu tukabereka Imana, ko tukabagira n'inama kandi tukababa hafi, tukamenya ubuzima bagomba gucamo umunsi ku wundi. Ntiduterereye umwana niba ari ku ishuri niyo niba utashye ntumenye ibyo yiriwemo, ntunaganiriye nawe, wenda usanze yaryamye wagiye ku ishuri, wavuye ku kazi ukajya ku ishuri ugasanga yaryamye, ukazinduka ugenda, ugasanga interaction y'umubyeyi n'umwana ni nke cyane. Mbese birasa naho umwana amara icyumweru cyose utazi ibyo abayemo, kuri telefoni za iPad, izi devices zose ziri electronic zifite internet. Ababyeyi bafite ikibazo cya internet zo mu rugo, nazo zirakora akazi kadasobanutse. Abana bigiraho, ariko pourcentage nini nabigiraho ibintu bidasobanutse, n'abareba amavideo mabi, n'abareba ibintu bibi. Tujye dushyiramo akantu k'imbaraga, biravuna gufasha umuryango, biravuna, ariko tujye dushyiramo akantu k'imbaraga, to going an extra mile. Mbega ni nko kwivuna ukagerageza gukora cyane. Ni nko gukora cyane kugira ngo tumenye ubuzima bw'ingo zacu uko buhagaze. Imana iguha umugisha cyane Mary, urimo kuvuga kuri iryo jambo usoreje, koko ni ukwigomwa. Njyewe mbona mbere na mbere ntabwo ko umuryango wawe nubwo ukwiriye kuvuga ngo urigomwa, uba ukwiriye guhereza umuryango wawe priority. Ugomba mbese niwe wibanze mbere y'uko uha n'agaciro n'ako kazi. Banza umenye ko Imana yaguhaye uwo mwana, Imana izamukubaza. Hanyuma nurangiza kwita ku by'umwana, ibyo hanze ubyihanganire, aba ari byo ukora wihanganye. Ku kazi tujyayo, ariko ujyayo bikuvunnye, hari ibibazo ufite muri kuvuga uti ngomba kujyayo, ugomba kujyayo. Ariko urugo rwacu ntabwo tugomba kubikora tuvuga ngo ugomba kubikora wumva ko ari iby'Imana yaguhaye, kandi izabikubaza mu gihe runaka. Rero turabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha cyane gukurikira ikiganiro cy'umuryango. N'ubutaha muzatwandikire niba hari ibibazo cyangwa se hari icyo wumva twabivugaho, muzatubwire, nabwo tuzongera tugaruke. Mary, turagushimiye, Imana y'amahoro iguha umugisha cyane kuba wemeye kuza ukaduha aya magambo ku muryango, n'ukuntu umuntu yabyitwaramo, n'ukuntu twarera abana Imana yaduhaye. Tugiye gusenga rero tugana ku musozo, ndifuza ko wadusengera, usengera umuryango waba ufite izo ngorane, ufite abo bana bafite izo ngorane, kugira ngo Imana ihishurire umugabo n'umugore bamenye ukuntu bajera abo mu rugo rwabo. Kandi uwo mukobwa yaba yarakoze ibyo bintu, kuba yaragiye mu buraya akiri muto, nahishe, nta mpamvu yo kujya kubabaza mwene so, nta n'impamvu yo gushaka, ubizi yuko icyo kintu kikuriho, urakizi n'ibanga ryo mu mutima wawe. Rero reka dusenge, usengera abakobwa n'abahungu kugira ngo barinde ubuzima bwabo, birinde kugeza igihe bazashakira
kuko ntacyo bitwaye. Mwese abaha umugisha. urakoze cyane. Wenda mbere y'uko nsenga hari akantu nashaka kongeraho kuri cya kibazo wambajije cya mbere cyo kubyara abantu bakororoka bakuzuza isi. Iyo mwafashe ingamba zo kugira ngo mubyara abo mushobora kurera cyangwa se uburyo mushobora kugena n'umuryango wanyu, ingingo nashatse kongeraho ni ingingo y'uko ari uruhare rwa buri wese, umugabo n'umugore babyumvikanaho. Bigenda neza cyane iyo umugabo n'umugore babyumva kimwe. Akenshi na kenshi hari ubwo muganga bagira inama mutari kumwe, ugasanga umugabo ntacyo bimubwiye, abana bavuka batavuka, akumva yuko we akantu ko kwirinda atagomba kugashyiraho. Mbese we sibye cyangwa niba muganga agiye kubaha inama ngo nibura ahereye ku mubiri w'umudamu ku buryo uteye, hari ubwo akubwira ati ukurikije umubiri wawe n'amaraso yawe ukuntu umeze, ndabona icyo ari cyo cyagufasha, ariko ugasanga umugabo birasa naho hari naho mugomba kumva n'inama. Mbese buri wese aravuga ati, abaganga barakubwira ati ubashije gukora uburyo bwo kwirinda, mukamenya ibihe byanyu, mukirinda uburyo buri nacyo, ubu ni bwo buryo buri the best. Ariko kugira ngo mubwumvikaneho bisaba abantu babiri mwembi kubyumva kimwe, kuko hari aho usanga umugore ashaka kugira ngo abe yaca muri iyo nzira kuko niyo idahungabanya amaraso ye, umubiri we, ariko akaba azi ko mugenzi we adashobora kwihangana. Ariko iyo mugenzi we abashije kuba yakwihangana, akumva izo nama za kiganga, bose bagaca mu nzira yo kwihangana, bagakoresha n'ubwo buryo bundi, mu gihe wenda umubiri wawe nta kindi kiri muri ibi byakozwe n'abana b'abantu tubasha kwakira. Ni ibintu mushyiramo, mbega responsibility mwembi murayifata. Buri muntu agomba kugira uruhare n'undi akagira uruhare, atari ukuvuga ngo ya mugabo ntabwo abasha kwihangana, umugabo we ntiyagira gute, rero genda wifundishe cyangwa ukoresha iki cy'abaganga baguhaye kuko jyewe nta kundi meze nuko. Ariko bakabyara mbese muri make wowe genda wirwaneho, gerageza uko bishoboye ukagira ngo abo bana ntabwo ari cyangwa se umubiri w'umugore nawe witeho, ndumva nta gaciro abamuhaye. Rero biba byiza iyo bigendanyemo, iyo batabigendanyemo umugore aragenda agakora ikimworoheye, ariko biba byiza akagira ingaruka, biba byiza iyo bombi babigizemo uruhare. Murakoze cyane, reka Imana iguhe umugisha cyane. Ni ukuri ako kantu utarasenga kankozeho kandi karanababaje. Tunabwira umugabo n'umugore ngo mwakabyara mwe nimuhana agaciro, buri umwe yubahe mugenzi we. Nimujya kwa muganga mushaka gukora iyo family planning, genderana n'umugabo wawe n'umugore wawe, mwicare imbere ya muganga babwira icyo gukora, kandi akibabwira mucyubahirize. Iki gihe uzaba wubashye umugore wawe nawe akubashye. Ariko nuvuga ngo umugore nagenda ibikora kuko niwe bireba, ngo natabikora ubwo nzongera mutera inda, ubwo ntabwo uhaye umugore wawe agaciro n'abana mubyara. Rero bagabo turabasanga mujyane abagore banyu hehe kwa muganga, mwese muhabwe inama kimwe. Yesu aguhe umugisha. Asante. Reka dusenge. Mwami Imana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, wakoze kubw'umuteguro mwiza, wakoze kutugiriye neza, wakoze kubw'iyi TV yitwa Mpumuriza, yaje guhumuriza abantu, yaje guhumuriza ababyeyi, yaje guhumuriza abagore, yaje guhumuriza n'abagabo, yaje guhumuriza abantu bose. Ndakwinginze kugira ngo ukomeje gutuma iyi TV igira impact, iyi channel ikundwe n'abantu kandi abantu bayiruhukireho, abantu bayumvireho ijambo ry'ihumure, kandi abantu bajye bumva bafite umutwaro wo kugira ngo ndetse banahumurizanye. Mugenzi wanjye ampumurize, nawe muhumurize, kuko buri wese muri iyi si akeneye ihumure. Mwami Imana rero ndakwereka imiryango, ndakwereka Mwami urubyiruko, ndakwereka abagize umuryango, ari twebwe uduha ubwenge, tumenye ngo iryo jambo ry'Imana rituvugaho rigira icyo ritubwira, hari uruhare rwacu rw'ubwenge n'amahitamo waduhaye. Ndakwinginze kugira ngo uduhe ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kandi tureke kuba imitwaro, tureke kubyara abana babihinduka imitwaro, cyangwa se ngo tubababaze baze bafite ibyo bakeneye babibure kuko ababyeyi tutagize ubwenge. Ndakwinginze kugira ngo uhe ababyeyi ubwenge, uhe ababyeyi gusobanukirwa, kandi urubyiruko narwo rurimo kuyobagurika mu nzira zidahwitse, mu nzira zibangiza, mu nzira zitera ingaruka. Ndakwinginze kugira ngo ugarure imitima y'abo bantu bazimira, ugarure imitima y'urubyiruko, ugarure imitima y'abo barimo kwiyobagiza hirya no hino. Twebwe ntacyo twabikoraho nk'abana b'abantu, uruhare rwacu ni ruke,
turagerageza imbaraga zacu zigashira, ubwenge bwacu bukagera aho bugarukira, ariko uri Imana ibasha gutangira iyo mitima igenda itana, igenda iyobagurika. Ari urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bose ugarure imitima yabo, kandi ubahe ubwenge no gusobanukirwa, kandi ubahe ijambo ryawe kugira ngo ribayobore. Turakoze, turagushimiye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.